mu rwego rwo gukoresha neza ubutaka no kububyaza umusaruro uko bikwiye. Abakoresha ubutaka bose mu Rwanda basabwa gukurikiza ibiteganywa ku gishushanyo mbonera cya buri gace bigendanye n'imiterere y'uturere. Nyamara abafite ubutaka mu karere ka Bugesera baravuga ko bategereje igishushanyo mbonera cy'akarere kabo bagaheba mu gihe aka karere kari gukura byihuse mu iterambere. Bafite ubwoba bw'ingaruka zizabageraho ubwo igishushanyo mbonera kizaba kibonetse bitinze, bityo bagasaba ko cyakwihutishwa kugira ngo bitazagira uwo bigonga. Iyo ubonye n'iterambere wenda akarere ka Bugesera gafite, twe twakabaye twubatse mu kajagari. Icyo gishushanyo mbonera bakagiteguye hakiri kare, buri wese yamenye ko yitwararika n'ibyo akora, yumva ko ntazi n'ingaruka nyuma zizaza. Yamara kubaka mu gishushanyo mbonera cyaza bagasanga ku cyangombwa handitseho ngo ni ubuhinzi kandi atuyemo, no kugusenyera bagusenyera kuko wakoresheje ubutaka icyo butagenewe. Cyane rwose icyo gishushanyo turagikeneye ku buryo cyihuse cyane. Richard Mutabazi, umuyobozi w'akarere ka Bugesera, haravuga ko igishushanyo mbonera cy'aka karere cyahuye n'imbogamizi zikomeye zatumye gitinda, ariko ngo ziri gukurwaho kandi hari icyizere cya vuba. Nibyo master plan y'akarere ka Bugesera yaratinze kuri contract twari twihaye, ku mpamvu navuga akarere ka Bugesera kagize umwihariko w'ibikorwa remezo binini birimo bihaza. Urumva dufite umushinga w'ikibuga cy'indege, ntabwo twigeze tugitungana rimwe. Dufite ibigo binini byubakwa hano muzi, Ntare School, kaminuza ya Rika, imihanda mishyashya iri mihaza, icyanya cy'inganda n'ubwa mbere tugitunze. Tuza gusanga mu buryo bwacu nka one stop center yacu na meya uri hano tutashobora kugira ubumenyi buhagije bwo kugira master plan ya vision y'akarere ishoboka. Biba ngombwa ko inzego nkuru z'igihugu zidushakira consultant, ababikora babihugukiwe mu bumenyi kuturusha. Icyo rero ubwacyo kubashaka byafasha akanya kurusha ko twebwe nk'abakozi tutangira kubyinjiramo. Icya kabiri ni uko master plan y'akarere ka Bugesera yitwa iy'akarere yose yakozwe mu buryo bubiri, iza guhuzwa nyuma, ari nacyo cyari gitindije. Ubushize tuyivuga iyacu nk'akarere kihariye yari yabonetse, ariko zigomba guhuzwa. Muri uku kwezi iremezwa n'inama njyanama, hanyuma nimara kwemezwa ku rwego rw'akarere tuzaba dukoze ibyo tugomba gukora, itangire process yo guca muri cabinet, ho nabwo nagena igihe izahavira. Kugeza maginga ya akarere ka Bugesera ni kamwe mu kari guturwamo ku bwinshi, aho ibarura rusange ry'abaturage n'imiturire ryo muri 2022 ryagaragaje ko abatuye aka karere ka Bugesera bageze ku 551 n'abaturage 103 batuye ku buso bungana na kilometero kari 1337. Muri rusange aka karere kakaba gatuwe ku bucucike bungana n'abaturage 450 ku kilometero kare. Nubwo kugeza ubu amakuru aturuka muri aka karere ka Bugesera havuga ko inama njyanama yamaze kwemeza umushinga w'igishushanyo mbonera cy'akarere, kutagira igishushanyo mbonera cy'aka karere kamaze kuba icyizere cya benshi, by'umwihariko abashaka gutura ahegereye umujyi wa Kigali, byahagaritse imirimo myinshi ifitiye abaturage akamaro kubera ko hari ibyo batemereye gukora mu gihe cyose igishushanyo mbonera kitaraboneka. Gabriel Imaniriho, Isango Star, mu karere ka Bugesera.